Hahirwa abahindurira abandi ku gukiranuka, kuko bazaka nk'inyenyeri. Bahaye ikaze kuri channel ya Nshuti Dark, ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi wa karindwi dusoma Bibiliya. Umunsi turatangirana na chapitre 31, Yakobo ahungana n'abagore be n'abana. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ko bavuga bati, ibyari bya data Yakobo yabimwatse byose, kandi ko ku byari bya data niho yakuye ubutunzi afite bwose. Yakobo abona yuko Labani atakimureba nk'uko yamurebaga mbere. Uwiteka abwira Yakobo ati, subira mu gihugu cya ba sogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Yakobo atumira Rasheli na Leya ngo baze mu rwuri aho umukumbi we uri. Arababwira ati, nabonye so atakindeba nk'uko yandebaga mbere, ariko Imana ya data ihorana nanjye. Namwe muzi yuko nakoreye so uko nashoboye kose, kandi so yagiye andiganya ahindura ibihembo byanjye inshuro 10, ariko Imana ntiyamukundiye kugira icyo antwara. Yambwira ati, iz'ubugondo nizo zizaba ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara iz'ubugondo. Yambwira ati, iz'ibihuga nizo zizaba ibihembo byawe, umukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse so amatungo ye ikayampa. Kandi ubwo umukumbi warindaga, nubuye amaso ndota, mbona amapfizi y'ihene yimije umukumbi yari ibihuga n'ubugondo n'ibitobo. Marayika w'Imana ampamagarira mu nzozi ati, Yakobo. Nditaba nti karame. Arambwira ati, ubura amaso urebe. Amapfizi y'ihene yimije umukumbi yose ni ibihuga n'ubugondo n'ibitobo, kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose. Ndi Imana y'i Beteli, aho wasigiye amavuta ku nkingi, ukampiga umuhigo. Haguruka uve muri iki gihugu, usubire mu gihugu wavukiyemo. Rasheli na Leya baramubaza bati, mu rugo rwa data hari umugabane cyangwa ibyo tuzaragwa tugifiteyo? Ntaduhwanya n'abahandi, ko yatuguze akarya ibiguzi byacu? Ubutunzi bwose Imana yatse data ni ubwacu n'abana bacu. Nuko icyo Imana ikubwiye cyose ugikore. Yakobo arahaguruka ashyira abana be n'abagore be ku ngamiya, ajyana n'amatungo ye yose n'ubutunzi bwose yaronse. Amatungo yaronkeye i Padanaramu, kugira ngo ajye kwa se Isaka mu gihugu cy'i Kanani. Labani yari agiye gukemuza intama ze, maze Rasheli yiba ibishushanyo by'ibigirwamana bya se. Yakobo yiba Labani Umwaramu, kuko atamubwiye yuko ahunga. Nuko ahungana ibyo afite byose, arahaguruka yambuka uruzi, agenda yerekeje ku musozi w'i Galeyadi. Labani akurikira Yakobo amurakariye. Ku munsi wa gatatu babwira Labani yuko Yakobo yahunze, ajyana na bene wabo aramukurikira, amugereraho iminsi 7. Asanga ari ku musozi w'i Galeyadi. Imana isanga Labani Umwaramu mu nzozi nijoro, iramubwira iti, wirinde, ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza ari n'ikibi. Labani afatira Yakobo. Yakobo yarabambye ihema rye ku musozi. Labani na bene wabo nabo bayabamba ku musozi w'i Galeyadi. Labani abaza Yakobo ati, icyo wakoze icyo ni iki, kunyiyiba ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiyiba? Ntumbwire ngo ngusezeresheho ibiganiro by'ibyishimo n'indirimbo z'ishako n'inanga. Ntunkundire gusoma abuzukuru banjye n'abakobwa banjye. Wakoze iby'ubupfu. Nabasha kugira icyo mbatwara, ariko Imana ya so yambwira ijoro iti, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza ari n'ikibi. None ubwo ugiye rwose, kuko ukumbuye cyane inzu ya so, ni iki cyatumye wiba imana zanjye? Yakobo asubiza Labani ati, irya mbere ni uko natinye ko wanyaga abakobwa bawe. Irya kabiri, uwo uri bubonane imana zawe, nta
ntazabeho imbere ya bene wacu, saka icyawe kiri mu byanjye ukijyane, kuko Yakobo yari atazi yuko Rasheli yazibye. Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu ya za nshoreke zombi arazibura. Ava mu ihema rya Leya yinjira mu rya Rasheli. Rasheli yari yenze bya bigirwamana, abishyira ku matandiko y'ingamiya ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose arabibura. Rasheli abwira se ati, ntundakarire databuja yuko ntaguhagurukiye, nuko ndi mu mihango y'abakobwa. Arasaka abura bya bigirwamana. Yakobo ararakara, atonganya Labani, aramubaza ati, nagucumuyeho iki? Nakoze icyaha ki cyatumye unkurikira vuba vuba? None usatse mu bintu byanjye byose, ubonye iki cyo mu byo mu rugo rwawe? Kizane hano ugishyire imbere ya bene wacu na bene wanyu, badukiranure. Imyaka 20 twabanye, intama zawe n'ihene zawe n'inyagazi ntizarambururaga, amapfizi y'intama yo mu mikumbi yawe sinayariye, yicwaga n'inyamaswa. Sinakuzaniraga ikirira, nayishyiraga ku mubare ku mubare wanjye. Wandihishaga izibwe, naho haba ku manywa cyangwa nijoro nameraga nka. Ku manywa nicwaga n'umwuma, nijoro nkicwa n'imbeho, ibitotsi bikanguruka. Iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe, nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14. Mara imyaka 6 nkorera umukumbi. Wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha, itabanye nawe, ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Yakobo na Labani basezerana. Labani asubira iwabo. Labani asubiza Yakobo ati, abakobwa ni abakobwa banjye, n'abana n'abanjye, n'imikumbi ni iyanjye. Ibyo ureba ibi byose ni ibyanjye. None nabasha nte kugira icyo ntwara abakobwa banjye cyangwa abana babyaye? None njye nawe dusezerane isezerano, ribe umuhamya hagati yacu. Yakobo yenda ibuye arishinga nk'inkingi. Yakobo abwira bene wabo ati, nimuteranye amabuye. Barayazana, barema igishinga, basangirira kuri cyo gishinga. Labani acyita Yegarishahaduta, Yakobo nawe acyita Garedi. Labani aravuga ati, iki gishinga ni umuhamya hagati yacu uyu munsi. Nicyo cyatumye cyitwa Garedi, kandi cyitwa na Misipa, kuko Labani yavuze ati, Uwiteka agenzure hagati yacu, ntituba tutakibonana. Nugirira nabi abakobwa banjye cyangwa nubaharika, nta wundi uri kumwe natwe, dore Imana niyo muhamya hagati yacu. Kandi Labani abwira Yakobo ati, dore iki gishinga n'iyi nkingi nshinze hagati yacu. Iki gishinga kibe umuhamya, n'inkingi nayo ibe umuhamya, kuko ntazarenga iki gishinga ngo nze aho uri, nawe utazarenga iki gishinga n'iyi nkingi ngo uze aho ndi kugirirana nabi. Imana ya Aburahamu, Imana ya Nahori, Imana ya se wa bombi, idukiranure. Yakobo arahira iyo ise Isaka yubaha. Yakobo atambira igitambo kuri wa musozi, ahamagara bene wabo, arabagaburira, barasangira, barara kuri wa musozi, buracya. Shapitira 32. Labani azinduka kare mu gitondo, asoma abuzukuru be n'abakobwa be, abasabira umugisha. Labani aragenda asubira iwabo. Abamarayika b'Imana babonekera Yakobo. Yakobo akomeza urugendo. Abamarayika b'Imana bahura na we. Yakobo ababonye aravuga ati, aba ni umutwe w'ingabo z'Imana. Yita aho hantu Mahanayimu. Yakobo atuma intumwa ngo zimubanzirize zijye kwa Esawu mwene se mu gihugu cy'i Seyiri, mu ishyamba rya Edomu. Arabategeka ati,
muzabwire databuja Esawu muti umugaragu wawe Yakobo ngo yabanaga na Labani ageze ubu, kandi muti afite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja, none adutumye kuza kubikubwira databuja kugira ngo akugirireho umugisha. Intumwa za Yakobo zimubwira yuko Esawu aza, izo ntumwa zisubiraho Yakobo ari, ziramubwira ziti twageze kuri mwene so Esawu, kandi araza kugusanganira azanye n'abantu 400. Yakobo aratinya cyane, ahagarika umutima, abantu bari kumwe nawe n'imikumbi n'amashyo n'ingamiya abigabanyamo imitwe 2, ati Esawu natungukira ku mutwe umwe akawurimbura, usigaye wakira. Kandi Yakobo arambaza ati Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, Uwiteka ntiwambwiye uti subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe, sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani iyi mfite inkoni nsa, none mpindutse imitwe 2. Ndakwinginze unkize mwene data Esawu, kuko mutinya ngo ataza akanyicana n'abana na ba nyina. Nawe warambwiye uti sinzabura kukugirira neza, nzahwanya urubyaro rwawe n'umusenyi wo ku nyanja utabarika. Aharara iryo joro yenda ku byo yari afite ngo abihe Esawu mwene seho impano, ihene z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'intama z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'ingamiya z'ingore 30 n'imicanda yazo yonkaga, n'inka 40 n'amapfizi 10 n'indogobe z'ingore 20 n'ibyana byazo 10, abiha abagaragu be umukumbi wose ukwawo. Arababwira ati nimunjye imbere, mujye mushyira intera hagati y'umukumbi n'undi. Abwira ugiye imbere ati Esawu mwene data nimuhura akakubaza ati uri uwande kandi urajya he, kandi ibyo ushoreye ni ibyande, maze umubwire uti ni iby'umugaragu wawe Yakobo, ni impano uhawe databuja Esawu, kandi dore nawe ari inyuma yacu. Maze abitegeka n'uwa 2 n'uwa 3 n'abakurikiye iyo mikumbi bose ati abe ari kumubwira Esawu nimumubona, kandi muti dore n'umugaragu wawe Yakobo ari inyuma yacu, kuko yibwiye ati ndamwuruza impano zingiye imbere, maze nyuma tubonane ahari aranyemera. Nuko izo mpano zimujya imbere, ahararana iryo joro n'umutwe w'abantu be. Yakobo akirana na marayika w'Imana, abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke, abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga w'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Umugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penuweli, ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Izuba rirarasa akirenga Penuweli, acumbagizwa n'ikibero cye. Ibyo ni byo bituma Abisiraheli batarya umutsi wo kwitako uri ku kibero na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo. Shapitire ya 33. Yakobo yuzura na Esawu agura ubutaka i Shekemu. Yakobo yubura amaso, arebye abona Esawu azanye n'abantu 400. Agabanya abana, Ahareya abe na Rasheli abe n'inshoreke zombi abazo, ashyira imbere inshoreke n'abana bazo,
akurikizaho Leya n'abana be, asezererwa na Rasheli na Yosefu, maze ubwe abarangaza imbere, yikubita hasi karindwi, arinda agera aho yegereye mwene se. Esawu arirukanka ajya kumusanganira, aramuhobera, begamiranye amajosi, aramusoma, bombi bararira. Esawu yubura amaso abona ba bagore n'abana, aramubaza ati, abo muri kumwe bariya ni abahe? Aramusubiza ati, abo ni abana Imana yahereye umugaragu wawe ubuntu bwayo. Maze za nshoreke zigira hafi zo n'abana bazo bikubita hasi, na Leya n'abana be bigira hafi bikubita hasi. Hakurikiraho Yosefu na Rasheli bigira hafi bikubita hasi. Aramubaza ati, umukumbi twahuye wose ni uw'iki? Aramusubiza ati, ni ukugira ngo nkugirireho umugisha databuja. Esawu aramusubiza ati, ibyo mfite birahagije mwana wa data, ibyo ufite ubyiharire. Yakobo aramubwira ati, oya, ndakwinginze, niba nkugireho umugisha, emera impano nguhaye, kuko mbonye mu maso hawe nk'uko umuntu abona mu maso h'Imana, ukanezererwa. Ndakwinginze, emera impano yanjye bakuzaniye, kuko Imana yampereye ubuntu, kandi mfite ibinkwiriye byose. Aramugomera, arayemera. Aramubwira ati, dukomeze urugendo tugende, nanjye nzakujya imbere. Aramubwira ati, databuja, uzi yuko abana badafite imbaraga, kandi ko imikumbi n'amashyo mfite byonsa babigendesha uruhato, naho waba umunsi umwe gusa byapfa byose. Ndakwinginze databuja, ujye imbere y'umugaragu wawe, nanjye ndagenda buhoro, nk'uko kugenda kw'amatungo nshoreye kuri, kandi nk'uko kugenda kw'abana kuri, usange databuja i Seyiri. Esawu aramusubiza ati, reka ngusigire bamwe mu bo turi kumwe. Yakobo aramubaza ati, ni ab'iki? Ntugireho umugisha databuja. Nuko Esawu uwo munsi asubirayo, agumya kugenda ajya i Seyiri. Yakobo ajya i Sukoti, yubakayo inzu, acirayo amatungo ye ibiraro. Nicyo cyatumye aho hantu hitwa i Sukoti. Yakobo asohora amahoro mu mudugudu Shekemu wo mu gihugu cy'i Kanani. Ubwo yavaga i Padanaramu, abamba amahema imbere y'umudugudu. Isambu yabambyeho ihema rye ayigura na bene Hamori se wa Shekemu ibice by'ifeza 100. Yubakayo igicaniro acyita Eli Elohe Isirayeli. Shapitira 34. Shekemu akinda Dina umukobwa wa Yakobo. Dina umukobwa wa Leya uwo yabyaranye na Yakobo arasohoka ajya kugenderera abakobwa bo muri icyo gihugu. Shekemu mwene Hamori umuhivi, umutware mukuru w'icyo gihugu, aramubona, aramwenda, aryamana nawe, aramukinda. Amarira umutima kuri Dina umukobwa wa Yakobo, aramukunda, amubwira neza. Shekemu abwira se Hamori ati, nsabira uyu mukobwa. Yakobo yumva yuko Shekemu yononnye Dina umukobwa we, abahungu be bari mu matungo mu rwuri. Yakobo araceceka ageza aho baziye. Hamori se wa Shekemu aragenda ngo ajye kujya inama na Yakobo. Bene Yakobo babyumvise bava mu rwuri barataha. Barababara kandi bararakara cyane, kuko yakoreye ikizira mu Bisiraheli, ari cyo kuryamana n'umukobwa wa Yakobo bidakwiriye gukorwa. Hamori ajya inama nabo ati, umutima w'umuhungu wanjye Shekemu wigombye umukobwa wanyu, ndabinginze mumunshyingire, kandi mushyingirane natwe, mudushyingire abakobwa banyu, namwe murongore abakobwa bacu, kandi muzaturane natwe, igihugu kizaba imbere yanyu. Ngo mujye aho mushaka mugituremo, mugitundemo, mukironkemo ibintu. Shekemu abwira se wa Dina n'abasaza bati, bagirireho umugisha, icyo muzanca cyose nzakibaha. Inkwano n'impano muzanyaka uko bizangana kose nzabibaha uko mubinyatse, ariko munshyingire uwo mukobwa. Abasaza ba Dina bicisha Shekemu n'abe uburiganya. Bene Yakobo basubizanya uburiganya Shekemu na Hamori se, kuko yononnye Dina mushiki wabo. Baramubwira bati, ntitwabasha gushyingira mushiki wacu umuntu utakebwe, kuko ibyo
byadutera isoni. Icyatumye twemera ibyo ni kimwe, ni uko muba nkatwe ngo umugabo wese wo muri mwe akebwe. Niho tuzabashyingira abakobwa bacu, tukarongora abakobwa banyu, tugaturana, tukaba ubwoko bumwe. Ariko nimutatwumvira ngo mukebwe, tuzajyana umukobwa wacu twigendere. Amagambo yabo anezeza Hamori na Shekemu mwene Hamori. Uwo muhungu ntiyatindiganya kubikora, kuko yanezererwaga umukobwa wa Yakobo, kandi Shekemu yari afite icyubahiro kiruta icy'ab'inzu ya se bose. Hamori na Shekemu umuhungu we bajya mu marembo y'umudugudu wabo, bajya inama n'abagabo bo mu mudugudu bati, abo bantu nibashaka kurwana natwe, nuko bature mu gihugu bagitundemo, uko igihugu ari kigari bakagikwirwamo, turongore abakobwa babo tubashyingire abacu. Ariko icyatuma batwumvira bakemera guturana natwe tukaba ubwoko bumwe ni iki gusa, ni uko umugabo wese wo muri twe akebwa nk'uko bo bakebwa. Mbese inka zabo n'ibintu byabo n'amatungo yabo yose ntibizaba ibyacu? Tubemerere gusa, nabo bazaturana natwe. Hamori na Shekemu umuhungu we bumvirwa n'abavaga mu irembo ry'umudugudu wabo bose. Umugabo wese arakebwa, abavaga mu irembo ry'umudugudu wabo wese. Maze ku munsi wa gatatu barushijeho kubabara bene Yakobo babiri, Simeyoni na Lewi, basaza ba Dina, benda inkota zabo, batera umudugudu igitunguro, bica abagabo bo muri wo bose. Bicisha Hamori na Shekemu umuhungu we inkota, bakura Dina mu nzu ya Shekemu, baragenda. Bene Yakobo bacuza intumbi, basahura mu mudugudu, babahora konona mushiki wabo, banyaga imikumbi yabo n'amashyo yabo n'indogobe zabo n'ibintu byabo byari mu mudugudu n'ibyo mu gasozi. Banyaga ubutunzi bwabo bwose, bafata mpiri abana babo bose n'abagore babo n'ibyari mu nzu yabo byose. Maze Yakobo abwira Simeyoni na Lewi ati, mumpagaritse umutima, kuko mutumye nanga urunuka na bene igihugu, Abanyakanani n'Abaferezi, kandi umubare wabo ari muke, bazaterana bose bantere, kandi umubare wacu ari muke, bazaterana bose bantere, nanjye nzarimbuka n'inzu yanjye. Baramubaza bati, bikwiriye ko agirira mushiki wacu atyo, nk'aho yari maraya? Turakomeje n'igice cya 35. Rasheli apfa amaze kubyara Benyamini. Imana ibwira Yakobo iti, haguruka uzamuke ujye i Beteli, utureyo, ubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose ati, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure, mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku musozi w'umubabaro wanjye, kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite, n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'Ishekemu. Aragenda, Imana itera ubwoba imidugudu y'ibagose, ntibakurikira bene Yakobo. Nuko Yakobo asohora iruzi n'iyo Beteli iri mu gihugu cy'i Kanani, we n'abantu bose bari kumwe. Yubakayo igicaniro, yita aho hantu Eli Beteli, kuko ariho Imana yamwihishuriye ubwo yahungaga mwene se. Kandi Debora wareraga Rebeka arapfa, bamuhamba hepfo y'i Beteli munsi y'igiti cyitwa Umwaroni, bacyita Aroni-Bakuti. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye i Padaranamu, imuha umugisha. Imana iramubwira iti, witwa Yakobo, ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isiraheli niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isiraheli. Imana iramubwira iti, ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami
azakomoka mu rukiryi rwawe, kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Imana imusigaho bavuganiraga irazamuka. Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo, ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa, ayisukaho n'amavuta ya elayo. Yakobo yita aho hantu yavuganiye n'Imana Beteli. Bava i Beteli baragenda, bari bashigaje akarere bakagera muri Efurata. Asheri araramukwa aragumirwa, kandi akigumiwe umubyaza aramubwira ati witinya, kuko uri bubyare undi muhungu, kandi mu ipfa rye ubugingo bwe buri mu igenda yita umwana Benoni, ariko se amwita Benyamini. Rasheli arapfa, bamuhamba mu nzira ijya muri Efurata, niho Betelehemu. Yakobo ashinga inkingi ku gituro cye, ariyo nkingi y'igituro cya Rasheli, ikiriho na bugingo n'ubu. Isirayeli aragenda bamba ihema hirya y'inzu ndende y'amatafari yo muri Ederi. Kandi Isirayeli agituye muri icyo gihugu, Rubeni aragenda asambana n'abiruha inshoreke ya se. Isirayeli arabimenya. Abahungu ba Yakobo bari 12. Aba Leya ni Rubeni imfura ya Yakobo, na Simeyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni. Aba Rasheli ni Yosefu na Benyamini. Ababiruha umuja wa Rasheli ni Dani na Nafutali. Abazirupa umuja wa Leya ni Gadi na Asheri. Aba ni bo bahungu ba Yakobo yabyariye i Padaranamu. Yakobo agera kwa se Isaka i Mamure kuri Kiriyati Aruba, niho Heburoni, aho Aburahamu na Isaka baturaga. Iminsi Isaka yaramye ni imyaka 180. Isaka umwuka urahera, arapfa, asanga bene wabo ageze mu zabukuru. Esawu na Yakobo abana be baramuhamba. Imana itugirire neza. Dusoje shapitire ya 35, utaha tuzatangira kuri shapitire ya 36. Imana yo mu ijuru ibishimire.